Nsengimana aba umwe ari abariyoboye iryo tsinda n'abo dufatanyije mu gutegura iki gikorwa. Tubanza tubibwire hanyuma duhe umwanya abayoboye iryo tsinda n'abandi bagiye bafite muri iri tsinda Community Youth Football League, hanyuma atubimurire natwe turagenda dukurikizaho tubibwira, hanyuma tuze gukurikiza gahunda yacu ko yagenwe. Murakoze. Ibwirane kugira ngo tuze kuganira tuziranye. Ngiye nitwa Rwagasana Fred, nkaba ndi perezida wa Jeunesse FC. Murakoze. Nitwa Joseph Niyongabo, ndi member wa technical team muri gutegura iki gikorwa. Murakoze. Murakoze. Ngiye nitwa Rutikanga Hassan, nkaba ndi perezida wa Osusa. Banyita Mukamenzera, abandi perezida wa Forever Girls Football Club. Badugu Legend nkaba mpagarariye community n'ambasaderi 10 yose akorera hano i Nyamirambo. Ngiye nitwa Gatito Byabuze, abandi perezida w'Intare Football Club. Murakoze. Nanjye nitwa Sekamana Leandre, nanjye muranzi mu mupira w'amaguru mu Rwanda, nanjye ndi member w'abantu bari gutegura iki gikorwa. Nanjye nitwa Bangamucya Abdala, abantu benshi bazi ku izina rya Jaziri, aba na SG wa equipe yitwa Vision, aba nanjye ndi muri technical team gutegura iki gikorwa. Murakoze. Nanjye nitwa Muvunyi Kibongo, ndi member wa technical team itegura iki gikorwa. Fabio nitwa Jean Butoni, ni umunyamakuru muri Arabiye, ishami rya sport, departement sport n'ibiyobora. Hanyuma nkaba na perezida w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru b'imikino hano mu Rwanda. Maze bagezeho gahunda magaze, noneho turaza kwicara tumeze tuganire gusabana. Fabio ubu numva ari sawa ko tugiye kuganira twamenyanye. Mu by'ukuri numvise ko duhuriye hano turi benshi duturuka ahantu henshi hatandukanye. Numvise amakipe ari hano, abayobozi b'amakipe atandukanye, dufitemo n'abagent, dufitemo namwe banyamakuru dushaka kugira ngo tujyane muri iyi gahunda tujye kubasobanurira. Mu by'ukuri nk'uko insanganyamatsiko yacu bivuga, turashaka gushyigikira ibyagezweho muri siporo, cyane cyane siporo y'amaguru football, tubibyaza umusaruro, dutorana neza mu matora ari imbere kugira ngo ibyiza bikomeze bitugereho. So twasanze nk'abantu babana muri siporo, kubera ko izi ekipe twumvise akenshi zirahurira, ariko inyuma y'umupira turicara tukaganira, tugahana ibitekerezo, tukavuga ngo ese ko tumaze imyaka dukina football, ko tumaze imyaka tubonye ibyiza perezida wa repubulika yatugejejeho, twese turabizi. Hari ibibuga, hari amasezerano n'amakipe akomeye mpuzamahanga, za Arsenal, za PSG, za Bayern. Tuzabibyaza gute umusaruro? Abakinnyi b'abaligenti batugirize inama kugira ngo izi ekipe mu myaka 5 iri imbere tuzabonemo abana bacu, abana b'abanyarwanda bakiramo benshi. Byaratangiye ariko birahari, ariko natwe turashaka kugira ngo tubibyaze umusaruro. Nibibe gusa turizwe yo kuza kureba nabyo ni byiza, kureba igihugu cyacu, ariko n'abantu tuba muri football twabibyaza gute umusaruro? So niho twavuze duti iki gitekerezo cyacu cyo gushyiraho community youth cup yazajya iba buri mwaka, twayihuza gute n'iyo opportunité iri imbere mu minsi iri imbere y'amatora, kugira ngo tubijyane mu rumwe tunashyigikire ibyagezweho. Niho twicaranye rero nk'uko mutubona hano, tujya inama, dufatanya n'amakipe atandukanye, ay'abahungu, ay'abakobwa, uvuga ati reka dushyiraho rero ibi turimo.
gahunda niyo ngiyo n'insanganyamatsiko mwayumvise muraza kutubaza ibibazo mwumve ko icyifuzo cyacu cyo kugira ngo tujyane namwe muri gahunda y'abanyamakuru mu bimaze n'igihe mufite muri experience bijyana no kugira ngo tuzabibyaze umusaruro cyane cyane dufatiye kuri abo bana batari muri gahunda ya FEWAFA abana bato turi kumwe n'abatekinisiye b'abagazi bito n'abasafari baraza kutusobanurira uburyo tekinike gahunda ukuntu izabirinda kugira ngo namwe mwumve neza mubaze ibibazo. So indi gahunda rero ijyanye n'iyi ngiyi ni uko dufite launch y'iyi gahunda ya Youth Community Cup izaba mu 18 tariki 18 z'uku kwezi kwa gatanu, ikazabera kuri Pele Stadium. Hakazaba hatumiwe amakipe y'abana benshi, hazaba hari abana bagera ku 200 bose baje gukina football. Hari izahakorerwa amafestivali n'amamatch, noneho icyo gikorwa kizaba ari launch, kizaba cyo gutangiza iyo tournoi yacu, uburyo dushaka no kuzayihuza n'igihe cy'ibiruhuko kugira ngo abana bazajya baboneka. Muri make nibyo ngibyo, ndahitamo ijambo wenda Kaduri kugira ngo nawe abitubwire mu magambo arambuye, dukomeze dusangire ijambo. Murakoze. Turashimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika ukuntu ateza imbere siporo, kugira ngo turebe ukuntu nawe izina rye twari profita twubaka abana. Ngira ngo ngewe no kubabwira amaze imyaka 30 mpoza iby'abana ndi mu ma association menshi, kugira ngo iki ni igikorwa cy'indashyikirwa mubona. Tugize abantu nk'aba amasosiyete mumvishe ko harimo la jeunesse, urasangamo vision, urasangamo community, ugasangamo intare n'apeti. Bashoboye kwishyira hamwe, tugize imana n'abandi bakabikora gutyo. Disiri ko mu gihe twihaye tutazabura kujya mwumva basagiye Mane mu Senegal ibyo akoreye. Natwe ntabwo dushobora kuburamo Bizimana umwe wagiye muri Paris Saint-Germain cyangwa Bayern akaza hano akatwubakira ibitaro nk'iki. Ni ikintu cyo gushyigikirwa. Nongere nshimire abantu bari muri iyi community ubwitange n'umurava bafite muri iki gikorwa. Tunasaba ko namwe mwatuba inyuma, ibyo ari byose mubibona gutya initiative y'abantu, amakipe ageze kuri ane yishizaho, utaza kugira ngo ni ikintu kindi kiri inyuma, no kuganiriza abantu gusa. So tugaruke ku gikorwa nyamukuru, ibyo Fred yavugaga. Dufite misiyo twihaye mu myaka 5 kuba nibura twabonyemo nibura abakinnyi babiri wenda dushobora guprofita bakajya hanze tugaprofita. Dufite ni nkaho dufite amahirwe ariko ntituyabyaza umusaruro. Arsenal ubundi twakagombye kuba dufite nk'umukinnyi w'umunyarwanda imyaka tumaze. Paris Saint-Germain même chose, Bayern ndaho ni gutyo. Ngira ngo nimwe y'abanyamakuru niba mujya musoma style igezweho, mubona ko izira ekipe zibura zitakigura abakinnyi barengeje imyaka 22. Abana b'imyaka 16 15 nibo basigaye bari ku soko. Niyo mpamvu rero twicaye turaganira, turavuga ni duprofite turebe ukuntu dufasha abo bana durire hasi, tunaprofite iki kintu nibura tujye tubakinisha kijye kibaho buri mwaka. Ko ni mission ndende, harimo ibintu byinshi kubivuga, tuzajya tubabwira etape kuri etape. Turabasaba ko uko Fred yabivuze ku cyumweru hazaba le samedi le 18, no kuvuga niho tuzafungura. Urumva abana 1,100 n'abana benshi, abana 1,200 wumve n'ababyeyi babo n'abandi, ni nka festival. Urumva dufite gahunda ndende. Aho ngaho nituva aho ngaho tuzajya mu ntara, naho mu ntara bakore
nibirangira turebe ukuntu tubazana hano zabaye imbere tuzima tubahuriza hano i Kigali. Urumva ko ni ikintu kitigeze kibaho hano mu Rwanda, urumva kizajya kiba buri mwaka. Tukaba tubasaba nk'abanyamakuru ibyo ari byo byose mwe muravuga ikijyana ko mwadufasha mukadushyigikira, nibura mukagerageza kuransa iyo message, kuko ibyo byose mwabonye ko twese hano turi abakoranabushake. Urumva ko aho ngaho byumvikana neza. Naho izindi gahunda zikurikiraho ibyerekeranye n'irushanwa ukuntu rizagenda, abatekinisiye barahari, muraza kutubaza ibibazo, tubaza kugenda tubibasubiza boro boro. Sawa, murakoze. Ibyo gushima byo ni byinshi. Amahoro Imana abe kuri mwese. Icya mbere ni iki, kera nta mukokazi yabikaga. Icya mbere ni iki ngiki. So twe nk'abagore gushima, turashima byinshi cyane bimaze kugerwaho muri iki gihugu cyacu, tumaze kugezwaho n'ubuyobozi bwiza buha agaciro buri wese, utitaye igitsina cyangwa n'ibindi. Ni umunezero rero ku badamu iyo habaye umunsi nk'uyu, igitsina gore nacyo cyitaweho, nibyo gushima. Ikindi twashima nk'abagore ni uko hari ibintu byagiye bivaho mu muco w'u Rwanda, nk'ikintu cyagenewe runaka cyangwa runaka. Dusubira umupira w'amaguru, muzi ko hari imikino yabaga yagenewe abagore hakagira n'igenerwa abagabo. Uyu munsi rero abadamu turi muri football, ni ikintu cyo kwishimira. Ngira ngo kera cyaranaziraga cyane kubona umukobwa yiruka inyuma ya ruhago, bamwe bakanamwita umuhungu cyangwa cyabahungu. Ni ibintu rero bisa nk'aho byavanyweho n'ibyo tugenda tubona twigishwa n'ubuyobozi bwiza. Kuva rero nk'abadamu hari volonté politique cyangwa politiko biri gushyira umudamu cyangwa umwana w'umukobwa ku rwego rumwe n'umuhungu mu bijyanye na siporo y'umupira w'amaguru, kugira ngo mwamfasha twese tukabyishimira nk'uko muri hano. Ntabwo ari bwizingiye mu magambo, ariko ndashima cyane technical team n'uburyo babidutumiyemo kugira ngo tubibanemo, ariko tunashima cyane ikintu cyo kuba twazamura cyangwa tugaragaza impano y'umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa nawe arashoboye, ngira ngo benshi murabibona, abanyamakuru byo mubibona kenshi. Imbaraga zo gukina umupira football barazifite, tactique barazifite, ububasha barabufite. Igihe ari ugushyigikirwa kugira ngo dukomeze gusigasira ibyagezweho, kuko dufite ubuyobozi bwiza bwita kuri wese kandi welcoming buri wese cyane muri football, natwe tukaba turimo. Ndabashimiye rero ko mwongeze ijambo kuri uyu munsi. Nashima abaje, shima nabo turi kumwe muri iri tsinda. Ikigaragara byose tuzabigeraho kandi turashoboye. Murakoze cyane, mugira amahirwe. N'irushanwa nk'uko mwabyumvise muri introduction, ni irushanwa ry'umupira w'amaguru. Nubwo ikigambiriwe nyirizina atari ukurushanwa gusa, ahubwo ari ugutambutsa bwa butumwa perezida yavuze, ariko nagira ngo munyemerere muri aka kanya nk'umwanya abagize technical department cyangwa se itsinda rishinzwe tekinike mu gutegura iri rushanwa, nabo baducire ku mayange uko biteguye, uko biteganyijwe, uburyo irushanwa rizatangira kugeza risojwe. Nagira muri aka kanya nk'umwanya Maître Safari Ibrahim ducire ku mayange. Nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe. Reka nshimire abayobozi banjye kubwo ijambo batangiye ryiza basobanura igitekerezo kiduhurije hano twese, cyane ko twifuze kubana namwe nk'abanyamakuru kugira ngo mubashe kudushyigikira mu gitekerezo cyacu. Mu by'ukuri mwumvishe icyo bita Community Youth Football League. Cyo igisobanuro cyayo ni amasantere cyangwa amarerero y'umupira w'amaguru
akorera mu karere ka Nyarugenge cyangwa se muri zone ya Nyamirambo. Dufite abafatanyabikorwa muri iki gitekerezo cyangwa umushinga kubera ko twabonaga ko ibikorwa dukora ni byiza ariko imbaraga zacu ni nkeya. Twifatanya rero nabo mwagiye mwumva amazina akomeye hano mu mupira w'amaguru, harimo Karibu FC, harimo Asusa FC cyangwa Ususa, hakaba na Jeunesse, hakaba Intare FC, APR na Forever. Murumva ko ari amazina muzi mu mupira w'amaguru muhora muganiraho umunsi ku munsi. Muri ibyo rero intego nyamukuru ishingiye no ku muntu ubwaho, kuko udashimiye abantu ntiyanashimira n'Imana. Mu by'ukuri muri community yacu hari byinshi tumaze kugeraho. Ni community yavutse mu mwaka wa 2014, ariko twishimira kuba nibura dufite abakinnyi muri ino partnership iri hagati y'u Rwanda n'amakipe mpuzamahanga. Muri Bayern dufite Mabana, muri Paris Saint-Germain dufite Mabana. Aho hose rero ni ukuvuga ngo hari imbaraga dukora, ariko twifuza ko noneho zagera hose abantu bakajya mu mujyi umwe, mu buryo bwo gushimira ibyagezweho na nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu bijyanye n'umupira w'amaguru ndetse no muri siporo muri rusange. Nihuse rero ku kijyanye n'amarushanwa, ngira ngo mbereye kuri cyo ku itariki 18 z'ukwa gatanu 2024 hazabaho gufungura amarushanwa kuri uwo munsi Pele Stadium. Mwumvisha abana bazaza uko bangana, ni abana baturutse mu akademi atandukanye. Iyo tuvuga izo akademi tuvuga academy after school, niba abana bakina hanze y'ishuri bavuye mu ishuri babarizwa mu akademi, atabarizwa muri aya ma equipe ya division mwumva akina amajunior cyangwa se ashingiye kuri senior, haba muri première division cyangwa deuxième division. Ni abantu bafite umwihariko wo gukunda umupira w'amaguru, bashinze amashuri y'umupira w'abana cyangwa se amarerero y'umupira w'abana b'amaguru. Mu kuvuga kuri uwo munsi rero aba bana, igikorwa cya mbere hazabaho festival y'abana bari munsi y'imyaka 15 kumanura kugeza no ku mwana w'imyaka 7, kuko abo bose tuba tubafite. Igikorwa kizatangira isaa 3 zuzuye, niyo gahunda ya festival, izahabwa igihe cy'isaha. Nyuma y'icyo gikorwa cya festival hazabaho nyirizina abo twifuje yuko bakina irushanwa, kubera ko muri uyu mwaka hamaze gukinwa irushanwa rya junior, ariko ry'abana bafite aho babarizwa mu equipe ya division, ariko ama academy yihariye cyangwa se y'amarero asanzwe afite ba nyirayo badahura na federation cyane, yo ntabwo yabashije gukina irushanwa muri iyo myaka. Twahisemo rero kuzakinisha under 17 nabo batakinnye muri ayo marushanwa ya junior arangiye cyangwa se anagikomeza. Rimwe na rimwe hari igihe bari mu bindi ntibashe gukurikirana aho bigeze. Ubwo umurongo w'imikinire cyangwa se n'imyaka tuzakinisha murayumva nk'abanyamupira. Nyuma y'iyo launch cyangwa se gushyira igikorwa ku mugaragaro, dufite abandi dukorana mu ntara nabo bazakina rino rushanwa. Mu mujyi wa Kigali ubwaho dufite ama equipe 16, ni amarerero 16 azakinira mu mujyi wa Kigali. Hanyuma no mu ntara naho ni amarerero 16. Intara z'igihugu nenye, ongeraho n'umujyi wa Kigali ufite amarerero 16, no mu ntara azaba ari 16. N'intara izaba ifite amarerero 4 azakina mu buryo bumwe n'uko tuzakina mu mujyi wa Kigali, tukazasoza duhuza amarerero azaba yabaye ya mbere haba mu mujyi wa Kigali ndetse no ku rwego rw'intara. Ni nk'icyo twakwita Champions League y'abana b'u Rwanda, niko twe tubifata ku rwego rwacu. Icyo gihe rero buri ntara izavamo irerero rimwe, mu majyaruguru, mu majyepfo irerero rimwe, burengerazuba n'iburasirazuba buri hose bazakwira irerero rimwe.
muri logistique dufite ko twabigennye tuzabiteguramo habeho imikino ya nyuma ya quart de finale, demi finale na finale, habeho no guhemba abazabitwereza. Mu by'ukuri rero nuko gahunda yacu iteye, twifuje rero ko twabibasangiza mu ncamake kugira ngo dusangire ibitekerezo mu buryo iki gikorwa cyashyirwa mu bikorwa kandi kigakwira hose, kubera ko usibye mwebwe mubikora nk'umwuga, nimwe mubifite mu nshingano. Reka rero nsoze mbashimira ku bwitabire mwagize, nishimiye no kubona muri benshi cyane kandi munaduteze amatwi. Imana ibahe umugisha kandi ibasubizeho umwanya wanyu mwakuriye, ubwitabire bwanyu mwakoze. Ni Gakwandi Felix kuri Flash. Ikibazo cyanjye munyemerere mbanze mbere yuko ntanga ikibazo mbanze n'abashimire kuri iki gitekerezo cyiza, gutekereza ahazaza h'umupira w'amaguru ni byiza kandi muri rusange abenshi usanga izo nzozi bazifitiye, ahubwo ugasanga twibazaho byazaturuka. aho kuri munsi twicaranye n'abaregenti bakiniye ikipe y'igihugu, bakiniye umupira w'amaguru n'izindi nzego zitandukanye, mu gutekereza umupira w'amaguru nibyo gushimirwa. Hanyuma ikibazo cyanjye kiragira kiti aya makipe ane n'ataratanu kubera icyo ariyo mwatekereje, mutubwiye yuko hari amasantere akorera muri Nyarugenge, ariko kandi nanone twari turibaza ko hari izindi ekipe nanone tutabonye, harimo Kiyovu, harimo AS Kigali, ese nuko ziri muri krize zitandukanye wenda bishobora kuba byagorana kubera impamvu z'ubushobozi, wenda muri buze kutubwira. Hanyuma kiri igikorwa cy'umupira w'amaguru kucyumva ni cyiza, kugitekereza ndetse n'umurongo gifite, ariko kutumvamo Ferwafa abarebera umupira w'amaguru hano mu Rwanda nabwo byanteye impungenge. Ese kugishyira mu mupira w'amaguru mu Rwanda tugiye tubyumva riri muri iki gikorwa cyanyu, hanyuma ni igikorwa kibyibushye kandi Kigali, ese ubushobozi bwo buraza guturuka hehe? Murakoze. Abakozi kuri ibi bibazo byiza kandi bigari, usibye ko nshaka gukomeza gushimira ko igitekerezo cyakiriye kandi ubona ari cyiza, kandi niba bagishyigikiye turizera tuzabana nabo. So ku kibazo cya mbere utigore iki, twahisemo aya makipe atanu gutangirana ayo, ntabwo dufunze usibye ko harimo n'abandi batashoboye kuba bari hano, ariko iki gitekerezo gifunguye ku makipe menshi azabyifuza. Iyi cadre ya press conference ni kimwe mu bidufasha kumenyekanisha iyi gahunda dufite. Hanyuma video muza kubona twaratangiye kwisharinga, tuganiriza abantu batandukanye bari muri siporo n'abaligenti, bakaba bazaba bahari, atari kadubiri gusa, babizwa nabo bafite association. ubwo n'amandi ma ekipe ni karibu, tuzayakira naza. Igitekerezo kitangira ari gito, ariko uko igihe kigenda bikagenda bikura. So turi kumwe n'abantu benshi, abaligenti barahari, Gatete Jimmy, abasani babonye bari muri Kiyovu, nubwo ndahagarariye Kiyovu. Turagenda twigisha abantu n'ibintu bizafata igihe. Sharafu yababwira aho tuzajya no mu ntara kugira ngo tuganire n'abandi bariyo. So amakipe it's open ku bantu ku makipe yose kugira ngo dufatanye n'abanyamakuru nuko nguko. Ferwafa twarabimenyesheje, twarayandikiye, twaganiriye na SG, perezida ntabwo ashoboye kuboneka. Igitekerezo aragishima, batwemerera n'ubufatanye n'inkunga mu bikoresho. Perezida naboneka baratwemereye ko tuzabonana tukamusobanurira amagambo arambuye, ariko igitekerezo
baragishyigikiye. Ikibazo cya gatatu wabajije wavuze ati ese ubushobozi buzava hehe? ibintu bibiri hano bifite nagusubiza nuko igitekerezo ubwacyo cyo ireme y'umushinga, ariko kuba tukabafite nk'amwe n'abanyamakuru nimubyumva imbaraga zatizera ko zizagira ikintu zifasha cyane. Ibintu turimo kujyamo ntabwo igitekerezo kiraremereye cyane ku buryo niba dufasha tukabishyira mu bikorwa bitazadusaba imvune nyinshi, ubushobozi bwinshi, ariko ibikorwa byonyine ari byo bizabyara umusaruro mwiza cyane. Ntabwo ni jyenyine ndibaza niba aha n'abandi bakabasabira ibibazo byabo. Murakoze. Arakoze cyane perezida, mwunganiye reka mvuge ku bushobozi cyangwa reka mbere kuri poroje ko mwabaje ngo abandi ko batari muri iyi poroje pilote. Turatangira ku makipe make ariko biri open, n'abandi bazagenda baza kutugenda twaguka uburyo tuzafata n'izindi zose. Ubu ni ukugira ngo dutangire turebe biradusaba iki, turebe kugira ngo dufate amakipe yose biradusaba iki, ariko izi nizo twahereyeho kugira ngo tubanze dukore iki gikorwa, noneho tupesingire kuri experience, then tuzopeninga n'izindi zinjira. Ku kijyanye n'ubushobozi rero, ubushobozi iyo tubivuze byumvikana mu buryo butandukanye, muri tangible, kutavuga cash. Ubwa mbere ko mutubona ntabwo ari igitekerezo cy'umuntu umwe, ni igitekerezo cy'abantu benshi. Dufatanyije rero n'ibindi bigo bitandukanye bya leta ndetse n'ibigo byigenga, hari abo twavuganye nabo batwemereye inkunga, hari n'abandi dukomeje gufatanya nabo, ariko inkunga ikomeye twese dukeneye cyane ni ijyanye no kumvikanisha iki gikorwa. Ari mpamvu twifuje ko habaho iyi press conference kugira ngo tuganire namwe, mudufashe nimubyumva, nimwumva ireme ryabyo, nimwumva icyo tugamije, dufatanye namwe mudufashe no kubyumvisha abandi. Inkunga yo iri muri twebwe nk'abari muri technical team ndetse n'abagize ama ekipe tuzakufatanya nayo. Ahandi ni ibigo byigenga ndetse n'ibya leta, ahandi hakomeye ni muri mwebwe abanyamakuru. Murakoze. Murakoze. Ni Kanisius Kagabo. Mbere kamanzi bashimire kuri uyu mushinga, ni umushinga mugari kandi wagutse, bigaragara yuko niwitabirwa uzatanga umusaruro ku gihugu cyose muri rusange. Tukaba wenda mu myaka 5 ihaye tuvuga tuti hari umunyarwanda muri Arsenal, hari umunyarwanda muri PSG cyangwa Bayern. Ndaza kugaruka ku kibazo kuri bimwe mugenzi wanjye yari yabajije ku bijyanye n'andi ma ekipe. Iyo turebye ku ikubitiro abatangiye uyu mushinga ni amakipe menshi mu cyiciro cya kabiri. Turibaza mu cyiciro cya mbere bimeze gute? Ntabwo babyumva, cyangwa no kwera mu cyiciro cya kabiri ariko haba hakikina abantu. Ku kindi apari y'abari muri projet twabonyemo n'abantu bo mu mujyi wa Kigali bari aha ngaha. Ese umujyi wa Kigali nawo waba ufitemo akaboko muri uyu mushinga? Mubidusobanurira. Murakoze. Impamvu wenda twavuga turi benshi muri deuxième division ni ikintu cyoroshye cyane. Dushaka twebwe kujya muri development. N'impamvu twanayitekereje nuko kenshi twasanze nta product nziza n'abo mujyamo bivuga dufite muri bakuru bacu dufite bakina n'abandi ba première division. So tugatekereza ko base yacu, fondation yacu ibaye ngari kandi nziza, dushobora kuzajya tubona produit nziza muri ziriya za première division. So vision yacu twebwe turi hasi muri development z'abana ishobora kuba itandukanye n'abari bari muri première division. Ariyo mpamvu rero mubona abo muri division zo hasi twahuje ibitekerezo, ariko ababyumva bari muri première division nka za APR turi kumwe, igitekerezo baragishikiye. Murakoze. Hanyuma kuri iki ngiki reka tumuhe uwo mwarimu wese arisubiza. Arakoze kandi ubaje ikibazo cyiza. Mu mujyi tuba turi mu buryo bw'akazi, ariko iyo akazi karajya dukora siporo. Turi
turimo hano nk'abantu bakina football ariko twaba n'intumwa nziza ku mujyi wa Kigali kuko ari urubyiruko rw'umujyi wa Kigali UNIF harimo n'abari hanze y'umujyi wa Kigali ariko natwe ni ishyaka umujyi wa Kigali kuko urubyiruko n'urwacu dukeneye kubona abantu bava mu mujyi wa Kigali bakina muri Arsenal ndetse n'ahandi bivuze ngo natwe tukavamo intumwa nziza nyuma y'uko dukoze siporo twaratambutsa igitekerezo ariko ku mujyi wa Kigali turimo twebwe igihugu hano ndimo nk'umufatanyabikorwa agiye gukora siporo ariko ntabwo ndimo guhagarara muri iyo Kigali. Murakoze. Nk'uko nabivuze nitwishimiye ibintu binyamakuru y'Abanyarwanda ibintu byose bifite aho bihuriye n'iterambere ry'umwana w'umunyarwanda ari byiza twabishimye muri rusange. Ikibazo nanjye nari mfite ikijyanye wenda n'iyo kompetisiyo ihari sinzi niba amakipe yaramaze ayo marero yaramaze kumenyekana ubwo natwe tumaze kuyadusangiza niba ari 18 precisa ko ari amakipe wenda 10 mu ntara akaba wenda yaranamenyekanye cyangwa se niba nagiye wenda naboneka muzayaza. Ikindi ni ibijyanye n'irushanwa ni akabazo nibazaga ariko numvaga nyine nibaza impamvu wenda mwaba ariko mwabigisha kenshi nibazaga niba ari ibintu bigitangira niba wenda hatari kuba wenda ku rwego rw'intara iyo kipe imwe ikaboneka mu mujyi wa Kigali aho wenda zikazahura aya makipe yabonetse. Ni igitekerezo cyanjye ariko nk'abantu wenda mwabitangiye mufite impamvu nyine byakozwe ubwo nari turuze kumenya muri rusange ibibazo byanjye bifite byari ibyo ngibyo mwakoze. Murakoze gushima igikorwa nibura kimaze kugerwaho mu by'ukuri wenda usibye wenda ko tudafite lisite ako kanya ariko amakipe arahari kubera ko dutangira igitekerezo twahereye n'ubundi ku makipe asanzwe ahari 10 amarere 10 ukeneye wenda amazina ntanayakubwira ko yose njyafite mu mutwe ko ni umwe mu bayobozi. Football League harimo Future Generation Football Center inange umuyobozi wayo ikaba ifite na ekipe iri muri 3e division ishingiyeho abana bo muri iyo community turi gukina amarushanwa ya 3e division. Hakabamo Imena Football Center, hakabamo Peace Prayer, hakabamo Family Talent, hakabamo Convenir Football Academy, hakabamo Forever Team, hakabamo Ejo Hazaza Football Academy, hakabamo Thousand Hills Football Academy. Amazina y'urugendo ni menshi. Hanyuma noneho twiyongere mu mujyi wa Kigali n'amarerero yose ashingiye kuri APR n'Intare amakipe yose bafite hano mu mujyi wa Kigali nayo azaba ari muri muzakinira mu mujyi wa Kigali. Hanyuma rero kuvuga ngo nitwari guherayo ku mujyi wa Kigali twe tumenyereye amarushanwa mu mujyi wa Kigali nka Community Football League ni community nababwiye ko yatangiye muri 2014 kandi tugeze kuri edition ya 10 dukina amarushanwa. Twifuza ko igitekerezo cyaguka rero twongeraho nandi adasanzwe abarizwa muri community by'umwihariko tugafatanya n'abari mu ntara kubera ko rero abantu bafite amashuri y'abana bakina umupira w'amaguru tuba tuziranye dufite andi marerero yo mu ntara zigize igihugu twagiranye communication dufite urubuga duhuriraho bahaye amazina wenda mu gihe gito nazana abakarandira uko iteye mu rwego rw'igihugu hose. Murakoze. Makuru BNB umwezi Kigali FM mbere na mbere ndashima ko muri iki gikorwa abagore bahagarariwe ko mwabitekerejeho. Ikibazo cyane kikagira kitese muri total y'amakipe mwatubwiye ni ku mpande zombi mu bagabo no mu bagore cyangwa se total yose y'amakipe mwatubwiye biravanze y'abakobwa n'ay'abahungu. Hanyuma ikindi kibazo ngabaze se muri Community Youth Football League musanzwe mufitemo n'andi makipe y'abakobwa
ese hari mobilisation mukora kugira ngo byibuze n'abantu babe babasha gushyiraho amarero y'amakipe y'abakobwa? Murakoze. Icyo mubajije niyo murongo tugendeye ku gitekerezo cy'abakobwa muvuze community natwe iyo influence cyangwa se gushishikariza kugira amakipe y'abakobwa natwe turabikora. n'ubu dufitemo amakipe y'abakobwa. Iyo tuvuga forever team harimo ishingiye ku bahungu igashingirwa no ku bakobwa. Mu buryo rero bwo kuvuga ngo twongere n'umubare w'abakobwa twatumiye n'izindi ekipe zifite abakobwa, harimo AP ifite abakobwa, harimo indi ekipe izaba Nyamagabe ifite abakobwa, hari indi ekipe y'i Musanze ifite abakobwa. Ni ukuvuga mu ma ekipe y'abakobwa tumaze kugira nibura ama ekipe 4 muri iri rushanwa azaba arimo. No muri benshi mu byo muzabona tuzakina hari ekipe z'abahungu hari na ekipe z'abakobwa. Ibyo byose rero byarateganyijwe, byaremewe ku mpande zombi, kandi dufite intumbero y'uko twese bibaye byiza muri community buri wese yagiramo n'abakobwa. Murakoze. Ibibazo bibiri bijyanye na tekinike, ubusobanuro bijyanye na tekinike n'uburyo amakipe azagenda abona amatike cyangwa se icyo bita qualification, uko batuje kujya tuvanga indimi ngo n'uburyo umuntu abona itike yo kujya mu cyiciro gikurikira. Mwatubwiye muti ni intara, buri ntara izajya itanga ikipe imwe, ariko ari amarero ane batanga irero rimwe ryabaye irya mbere kurusha ayandi. Ariko ubwo iyo ubaze usanga ni intara enye n'umujyi wa Kigali iyo tubaze mu buryo bw'amatsinda. Ese mu mikino ya nyuma hazaba ari amakipe 5 cyangwa umujyi wa Kigali kubera ko uzaba urimo amakipe menshi uzatanga amakipe arenze imwe nk'uko izi ntara zabigenza? Ikibazo nagize ko urumva hazaba amakipe 5 ubaze uburyo mwabitubwiye. Ese umujyi wa Kigali nawo uzatanga imwe kandi hahuriye 16? Hanyuma ikindi nshaka kubaza ni ikijyanye n'uburyo bwa uretse gatoya ataza kuzamo ibibazo. Hanyuma iri rushanwa muratubwiye muti iyo ukurikiye intro mwaduhaye cyangwa se iri buriro natuje kuvanga iri buriro mwaduhaye, mwatubwiye ko iyo wumvishe wumva ko biri hari ukuntu biri kureba cyane amatora, kandi amatora nta kitayareba byose bireba amatora. Ese nyuma y'amatora bizaba bireba iki none? Kuko uyu munsi ushobora kuvuga wenda turi gufokasinga amatora cyangwa se turi kureba cyane ku matora, kandi mwihaye projet y'imyaka 5. Nyuma y'amatora muzongera mutubwire uti none amatora yarashize turi kureba noneho ikirenze amatora, kandi mwatubwiye projet y'imyaka 5 kandi amatora azaba iminsi 3 itarangira. Bizaba ari mugarukamwaka bidashingiye ku matora cyangwa bizaba ngarukamwaka bitewe n'ikizaba gihari icyo gihe? Murakoze. Wavuze ko kijyanye n'indimi muri qualification nanjye ndagikoresha, urabyihanganira. Ni ukuvuga ngo mu mujyi wa Kigali hari amakipe menshi nubwo angana n'ayo mu ntara 16 kuri 16, ariko twiyo tujya gukina muri competition yacu n'umwihariko tugira amategeko agenga irushanwa ryacu, ari internal rules ateganya buryo irushanwa rizakinamo n'uburyo rizarangiramo. Tuzafata amakipe 4 yo mu ntara n'4 yo mu mujyi wa Kigali, niko twabiteganyije. Ayaba rizahura muri bwa buryo nabwiye quart de finale, demi-finale, finale. Muzanasanga dukina no muri foroma zitandukanye kubera ko ari abana. Hari igihe uzaza ku kibuga usanga turi gukina igice cy'ikibuga kubera icyo tujyana na development, ari intego tuba tujyana. Uravuze ngo intumbero yacu cyangwa se ihuriro intego y'irushanwa uyu munsi irajyana n'amatora. Twe twigisha umupira w'amaguru, twigisha n'izindi ndangagaciro. Aba rero umupira w'amaguru dufite ni imiryango nyarwanda itari iya leta ariko yigisha umupira w'amaguru n'izindi ndangagaciro. Uyu munsi wabonye kuba twahisemo ikijyanye n'amatora, biri no mu byo twifuza ko abana bamenya, bakamenya ikijyanye n'imiyoborere myiza. Undi mwaka biterwa n'igihe gihari, dushobora kuzahitamo indi nsanganyamatsiko bikeneye n'icyo dukeneye kwigisha abana.
ni muri urwo rwego rero gahunda yacu iteye gutyo. mwatubwiye yuko aya marushanwa ni ay'abana bari munsi y'imyaka 17, abana benshi babarizwa ku mashuri. Icyo nshaka kubaza se, muri organisation mwakoze aya marushanwa bazayahuza gute n'amashuri, kuko akenshi abana b'u Rwanda bari muri iyi myaka usanga kuva kwa mbere kugera kwa gatanu hari n'abiga muri weekend. Ikindi kandi mwatubwiye yuko ni competition izagera ku rwego rw'igihugu, ni mu ntara ndetse n'umujyi wa Kigali. Ni amarushanwa azakinwa gute kugira ngo tuve ku ntara tugere ku mujyi wa Kigali, na azakinwa ni forma imeze gute kugira ngo tumenye kuva amarushanwa atangira kugera arangira tuze kuri finale? Murakoze. Format cyangwa se forma amarushanwa azakinwamo kugeza ku rwego rw'igihugu ashingiye ku mategeko agenga irushanwa, arateguye, arananditse. Ni ukuvuga mu mujyi wa Kigali hazabamo amatsinda 2 agabanyijemo ya marerero 16, ubwo ni amatsinda 8 ni amarerero 8 muri buri tsinda n'andi 8 buri tsinda. Buri tsinda rizavamo amarerero 2. Hanyuma mu ntara kimwe no ku mujyi wa Kigali ni ugukina guhura hagati ya marerero. Niba ari mu ntara 8 bazakina guhura, habarwa amanota. Kondisiyo zikurikizwa mu kubara amanota muri qualification, dukurikiza amategeko agenga umupira w'amaguru haba mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Ibyo byose murabizi kundusha ko murabiganira. Ni ukuvuga ngo ubwo ni bwo buryo bwacu, buri kimwe cyose kuva ku murongo kugera n'uwagize ikibazo cyo kuba yarega amategeko yacu abahari. By'umwihariko ngende umwavoka, njye ntabwo nyakora ikintu kitari mu mategeko, banza kubanza kugitegura. Ubwo rero ushinzwe tekiniki, icyo nicyo cya mbere ku rwego rwo guca impaka hagati y'abantu bakina amarushanwa bari ikindi, hari n'inzego zikemura impaka muri ayo marushanwa zose zarateganyijwe. Ndumva bisobanutse. Murakoze. Bavuze abana bafite imyaka 17, baragira ngo bisobanure neza byamwunganire. Yabanje kuvuga festival zakina manda 8, under 10, under 13, under 15. Aho murabumva ikibazo yabarije kabyenyi nayo si kategori aza muri abana b'abakobwa uzabona bose bazaba bari muhari. Twaje muri kategori under 17, intego y'irushanwa afite lisansi, muzi ko turukira icyiciro cya 3 akina by'amashino. Tugomba kwerekana n'abandi bana yuko zirahari, impano zirahari. Abana bazakina ntabwo ari 17, under 17, muzi imyaka 17 haza mufite imyaka 15, 16. Kuko nituvuga ngo 17 baba bafite amalisansi, mwe murabizi, murabizi. Rero tuzafatanya n'irushanwa, mureke tugaragaza abana ko n'abandi bana bafite impano barahari. Niba bazakina under 17 ntabwo ari 17, munsi y'imyaka 17, imyaka 15, 16 nabo bazakina. Sawa, murakoze. Mu mashuri hari n'abiga muri weekend ntakibagiwe. Ni ukuvuga ngo amarerero yacu dukora twebwe amakademi dufite ni amakademi ashingiye ku mupira wa nyuma y'ishuri, cyo bita football after school. Twe niyo tugira, atandukanye rero n'amarerero ashingiye ku bigo by'amashuri. Ni nayo mpamvu rero dushyiraho gahunda yacu tugendeye ku myigire rusange y'amashuri. Birashoboka ko haba abiga coaching, ntabwo twashyiraho izo exception, tujyana n'ababoneka bakina ayo marushanwa. Icyo rero niho gitandukaniye no kuvuga ngo tubihuza gute n'amashuri, cyane ko mwumvishe ko na koca abasobanuriye nta mwana wese ufite lisansi yaba iya junior cyangwa se mu bindi byiciro ikinwa uzakina, aribyo bishingiye kugira ngo ba bana batakinnye amarushanwa ya junior, troisième division na deuxième division nabo babone umwanya wo gukina. Murakoze. Ese haba harateguwe direction technique iri ampa, kubera yuko mwavuze ko mwifuza ko tangazize excellent byibura twazibona ku rundi rwego. Ikindi kintu nifuje ni ikintu mu by'ukuri cyo gukorana n'itangazamakuru,
mukaba mufite departement ya communication ku buryo apart yuko wenda itangazamakuru aho ritageze mugerageza kutwinforma mukaduha amakuru ku buryo iki gikorwa kimenyekana. Ikindi kintu nacyo nifuzaga, niba mwaba mufite abaparteneri baturutse hirya no hino baba baturutse hanze ku buryo zatara zagize ikintu cyo kwexcella noneho byibura bazibona mukaba mwazi exposa ku rwego mpuzamahanga bitabaye mu buryo bw'akare gusa. Murakoze. nagira ngo usubize kuri icyo kibazo cyawe. Urabona ko umushinga ari ugitangira, ni naho mpamvu nakubwiye ko twihaye imyaka 5. Muri iyo myaka 5 ibya byose imyaka 5 bamwe ndabizi ntabwo ubajije icyo kibazo urumva ko bigaragara ko urumva ko tukine ejo umwana ejo bundi ajyanwe i Burayi. Nibyo mubwira, nibwo tugitangira, biraza buhoro buhoro, etape kuri etape niho twerekeza. Ni nacyo nagira mbabwire, niba dufashe iyo initiative nuko tuzajya tureba abana, muri abo bana bitwaye neza mu marushanwa muri ekipe dukuremo umwana umwe ku buryo dushobora kuvuga ati dukoze ekipe nationale y'umujyi wa Kigali, tukaba twabahuza tukabajyana gukina n'abandi kugira bagende bagira experience na contact aho ngaho mu gihe bizaba bigenda neza na contact zirakorwa. Nongere nsubira inyuma gato, ndagira mba hari ubabajije ngo mbese ngo abakobwa bazakina bonyine cyangwa n'abahungu bakine bonyine. Nababwiye ko maze imyaka 30 ntoze i Buraya, uko nabonye abakobwa, niyo mpamvu mubona abakobwa bacu batimvuriwe, kubera imikinire yabo bakinamo iracyari hasi. Ariko ahandi iriya ngo umwana w'umukobwa tumutangiza afite imyaka 7 akina n'abahungu akazamuka yageje 15 yajya mu ikipe muri abakobwa. Si ukuvuga ko hatari n'amakipe y'abakobwa, ariko umwana wakinnye n'abahungu kuva akiri muto akazamuka, niba yamubona bakina muri za Bundesliga ubonye kubiruka nta difference n'umuntu. Namwe rero turagira tubashishikaze, uzabone ejo bundi twabaza amakipe muri fezo abana b'abakobwa bakina n'abahungu mu buryo byaciye, kuko turagira nabo bagire iriya experience bazamuke. Tunashishikarize n'ababyeyi, umwana muto ntukamutinye kujya kumwandikisha muri academy, biba byiza kuri we, agira experience, ajya muri duel ibiki byose, yigiramo ibintu byinshi. Niba dushaka iterambere ry'abakobwa, nibyo nagiraga nunganira wari wabajije n'ibyo naho ibyo wabajije. Niba dutangiye iki gikorwa, ibyo ari byose dufite vision tureba, dufite mission nyinshi uko tureba twicaye hano, ni ukuvuga ko twese dufite ibyo dushinzwe hano, ku buryo byose nibigenda neza, ibyo byose nizo nshingano zacu. Gushimangira gato ku byo Asharafu yarabasubije, mu by'ukuri kuri icyo kintu cya direction technique nk'uko bivuze turacyatangira, ariko dufite ababidufashamo kandi basanzwe babikoramo, ariyo Katurito na Safari na Jaziri. Muri iyi komite nibyo bashinzwe. Hari igitekerezo duhaye cyiza tugomba gutekerezaho, tugashyiraho urwego rujyanye na communication no kuzajya rutanga amakuru on our behalf, bakamenyekanisha ibikorwa byacu. Ku bijyanye n'abafatanyabikorwa, ubu ngubu ntabahari bo hanze, usibye ko bazaboneka, nabo kenshi bazaga bagasanga na structure ihari yo kugira ngo murebe niba hari abantu bakorana, bakadetekita izo tara, bashobora kuba baba abafatanyabikorwa bo hanze. Mu bafatanyabikorwa dufite mwebwe, ni twebwe, kugira ngo dufatanye duteze umupira wacu, umupira w'abanyarwanda imbere. Murakoze. Ikibazo yavuze, iki gikorwa kirimo kujya mu bana cyane muri development, n'umva abatekinisiye bakivuzeho, kandi na Kati Butoya nakivuzeho cyane, avuga ati abana tuzakenera ubu
ni abana batari babandi dukinisha muri za under 20, ni abana badafite za lisansi, ni abana batazwi mu mupira. Iki gikorwa rero mbona kizagira kandi kamaro ku makuru ahari, kugira ngo murayazi nk'abanyamakuru. Hari amakuru avuga ko mu ma ekipe y'abagore nta ekipe izongera kubaho mu cyiciro cya mbere idafite under 17. Bivuga ngo iki gikorwa turimo kizaba n'amakuru no gutanga amakuru kuri ba bana bakiri bato bafite impano ariko bataramenyekana. Iki ni igenero cy'amakipe, amakipe ari mu cyiciro cya mbere cyo kurambagiza. Bazabazanira hafi babere pepiniyeri kugira ngo nawe habonere impano z'umwana, unuzuza icyo dusabwa n'urwego rw'igihugu rw'umupira w'amaguru rwo kuba mufite under 17. Mbona rero bizaba ingirakamaro ku ma ekipe nk'ayo arimo gushakisha uyu munsi abana bakamenyekana nyuma ya interscolaire, ukamenya n'abandi bafite izindi mpano utaruzi mu rwego rw'igihugu. Numva twagishimira cyane, kandi namwe abanyamakuru twabasaba kubibanamo umupira w'abagore ukavugwa, abana bafite impano bakavugwa, kugira ngo tuzamurire hamwe muri rusange. Murakoze. Biri muri ubwo buryo niko twabikoze, kugira ngo uzi ko si no guca ku ruhande. Urebye abana bacu hano, ye navuga ko batanakina, kubera ko urebye abandi bana bo hanze ukuntu bakina, ntabwo wabwira bagatozwa nibura minimum 3 mu cyumweru. Hano iwacu umwana yagize amahirwe akina rimwe ari ku cyumweru. Urumva rero niyo mpamvu ubona abazamuka rimwe bazamuka bafite ibibazo bikenewe, none ufatiye initiative kugira twunganire federasiyo mu byumve no kunganira federasiyo, kuko federasiyo dufite we kubera amikoro cyangwa se n'iki usanga hazamo ibibazo nk'ibyo. Ni ukuvuga nitwe turashakishiriza abo bana bafite impano kugira ngo tubashakire aho bakina, n'ubu ari muri ubwo buryo. Iyo mureba amarushanwa y'abana hano mu Rwanda, y'abana ashingira ku ma ekipe asanzwe ariho, yaba ari mu cyiciro cya mbere cyangwa mu cyiciro cya kabiri. Muri experience mfite muzana bikoreho ubushakashatsi nko muri Academy ya Bayern Munich, uburyo yatoranijwemo yashingiye ku bana batari kuri ayo ma ekipe, yashingiye ku ma academy yihariye y'abantu ku giti cyabo, barahamagazwa bazana abana. Ni ukuvuga ngo abo bantu bafite ayo ma ekipe mu buryo bw'amarerero bashinze, bafite na NGO zishingiye ku mupira w'amaguru, nta kompetisiyo bagira. Tujya kugira igitekerezo cya communauté rero, nuko twabonaga dutoza abana batagira kompetisiyo. Umwana utagira kompetisiyo ntabwo azamura urwego. Dushyiraho iyo platform, turakina, babwira ngo tugeze kuri session ya 10 dukina. Ni muri urwo rwego rero ijambo rya Rwanda rishingira n'ubundi kuri kompetisiyo ishobora kuba igihe gito, umunsi umwe cyangwa 2. Iyo tugize opportunity yo guhamagarwa nk'amarerero yigenga, iyo shampiyona y'ijambo rya Rwanda turayitabira. Niyo federasiyo yatumije shampiyona y'amarerero asanzwe turayitabira. Icyo twe tuba tugamije ni ukugira ngo abana bagire kompetisiyo nyinshi, babone ahantu hatandukanye bakinira. Mu ntego dufite rero nka community ni uko mu ntara z'igihugu bose bagira foruma nk'iyo dufite, buri bana bagakina mu makomite atandukanye, ku buryo ahantu hose abana bazajya bakina. Murakoze. Abaparteneri nagira ngo tutagiye na kure twakire umwe muri bo, umuparteneri ukomeye. Umwe mu baparteneri dufite muri iki gikorwa ni AG Sport. Nagira ngo muri aka kanya rero munyemerere twakire perezida wa AG Sport, nawe atuganirire mu izina ry'abafatanyabikorwa turi kumwe nabo muri iki gikorwa. Umwanya ni uwanyu perezida. Okay, reka mbaze shima igikorwa, igitekerezo, uburyo
n'uyu mushinga mushaka kuza gushyira mu bikorwa. Ni byiza iyo uhereye hasi ukazamuka. Kadubiri yabivuze ko amaze imyaka 30 ari kurayatoza, azi n'umunsi umupira aho ugomba guhera kugira ngo tubone muri diviziyo uko tubibona ahandi. Rero igitekerezo cyiza numva twese twashyigikira. Ndabizi turacyafite imbogamizi nyinshi, bakomeje no kubivuga bagenzi banjye esa mikoro muzayavana he, ariko nibaza yuko amikoro ya mbere ni ugutekereza, hanyuma ukiyagaja ukiyo utangiye umushinga. Hari abashobora kubumva gutyo bagahera mu nzira. Mu bibazo bavuze ati se ko mutangiye muri amakipe angahe gutya, nibaza iyo muramuka mubihaye umurongo mwiza abandi bazaza. Rero ni igitekerezo cyiza ku giti cyanjye, nibaza ko gisangiye kimwe na bagenzi bacu. Siko bimeze. Ubushobozi bwa mbere rero icyo gitekerezo, ariko nanone muri urwo rugendo natwe tubari inyuma abanyamakuru b'iki. Nawe mafaranga mwumva mushaka nitubajya inyuma uko mubyifuza mu murongo muzima, byose tuzabibona. Rero basangiranye ni ubwa mbere twajya ahantu abantu bakadusaba ko tuba abaterankunga ba mbere. igihe batwita abaparteneri tukagenda bakaduha ubu noneho basaba ko tuba abaterankunga ba mbere. None se ko nta bundi bushobozi nzibwa hano badusabye, sibyo? Ariko bakadusaba ubushobozi bwa hano, icyatunanira ni iki? Icyatunanira ni iki? Ariko nanone muri icyaba cyiza muri experience mfite, twaza kwandika akantu k'akademo yuko natwe twinjiye mu baterankunga, hanyuma umushinga n'ukora ndabeje David, tuzarebe ukuntu bimeze. Siko bimeze. Icyakora ako kantu gaciyemo turi kumwe kandi twabyishimiye pe, twabyishimiye. Nibaza ko iwacu Marembo akimuje gahunda twayishyigikiye. Kontakiti z'abano bantu twese turazifite. Umuvugizi turazifite. Okay, sawa. Nashaka kuvuga ngo kontakiti ubu launch irabaye, badusabye ko tubaterankunga ba mbere. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwo buterankunga natwe turabwemeye kandi tubizera ko tuzagera ku kintu cyiza. Ibikorwa bimaze gukorwa ni byinshi muri imyaka 30. Sada? Yes, President. Umuvugizi urimo uraderanje cyane, si byiza. Turaza gusohora muri Twitter gute kandi tukabyumva. Imyaka 30 ni myinshi. Muri domaine ya siporo twabonye byinshi, ariko nubwo bagenda bagerageza gushaka ukuntu twazamura umupira w'amaguru duhereye hasi mu bana, ni byiza.
initiative mwagize Kadubiri ikomeza itugira amahirwe abalegend dufite muri iki gihugu ukajyana nabo, nibaza yuko bazi imvune, bazi aho bavuye, bazi n'icyo tuba dushaka. Iki gikorwa wakijyanamo neza. Rero ntituzongere kuza hano cyangwa se tubahamagara tuti umushinga kuki wapfuye, ndabizi dutangirira igikorwa ejo mu gitondo kigahita gikwamira hanze. Nizere ko umushinga utazahagarara, ntuzahagarare ngo mwabuza mikoro, kandi amikoro twamaze kuyabaha. Ijwi rya rubanda twaritanze, ubuvugizi twabubemereye, byose rero turashaka tubibone mu ndorerwamo imwe, tujyane muri iki gikorwa kibi cyacu. Nayo insanganyamatsiko mwavuze nyine yo gutangiza kino gikorwa, nanone tunashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika byiza amaze kutugezaho. Ni byinshi, ariko reka twivugire ibyacu muri siporo. Uno munsi iyo urebye hirya no hino, waza mu bibuga dufite hano mu gihugu, wareba ukuntu siporo yacu wenda nubwo nta resulta zihari, ariko nk'umuatlete uno munsi mu rwego rw'igihugu ntabwo ameze nabi. Kadubiri uranizo wakiniye ikipe nationale, muzi ibibazo byakunda kuvugwamo, ariko ntabwo bikiri. Rero ibyo byose ibyo gushimira ubuyobozi ishyiraho clarity ku bacanganyikiwe ko batazi bijya imbere, ni ishyiraho umurongo. Hari ibikorwa byinshi cyane bya siporo birimo kujya imbere mu gihugu, ariko ntabwo bimenyekana. So njye nishimiye ko mwongera kubyara abandi bana, kuko siporo kubyara indahekano biremewe. Umwe niyo yakuraho undi agakuraho undi, biradushimisha. Biranababaza kubona umuntu yihariye umwanya imyaka irenga 10, iyo bigaragara ko mutabyara neza bakwiye. So mwakoze kuri initiative, ndashimira na by'umwihariko na Bwana Sharaf yayimbwiyeho. Nayo mpamvu ndaha, ariko nahageze nsanga ni muri salo y'umupira, n'ubundi ni hahandi, ni nta handi n'abandi uretse aha ngaha. Murakoze cyane. Buriya ndibaza ko byinshi byavuzweho, usibye ko ngomba kongera kubashimira ku bintu bitatu. Cya mbere uko mwabashije kwitabira ubutumwa bwacu, ari short notice ariko mwagerageje kuboneka. Icya kabiri ibitekerezo muduhaye byo kugira ngo iyi initiative nk'uko Bayingana abyise yo kugira ngo tubyare abasportif, abajwe abafootballer benshi bashoboka, kugira ngo tazajya tugwa muri manka rimwe na rimwe ikipe y'igihugu igiye kuduhagararira tubura abakinnyi. Turashaka kubyara abana benshi bakina umupira. Ikindi cya gatatu kugira ngo mbashimireho nuko mwemere kuba abafatanyabikorwa muri iyi gahunda. Abasportif rero ibintu byose tuba tubifata nyine nk'abasportif. Tuzaguka nk'ubu turi magari kubera ko turi kumwe n'abantu benshi, abalegends. Buriya video mwabonye abantu twagiye duha ibiganiro kugira ngo batange ubutumwa n'aba Gatete Jimmy nabo bazaba bari kuri Bele Stadium mu 18. Hari abana bavuye mu marerero batangaga ubuhamya, ndibaza ko baza kwidushiraho tukagenda tuyireba, kandi dusaba namwe ko mwareba uko imeze kugira ngo mukomeze muduhe inkunga y'ibitekerezo. So ubundi baza ko MC tuyobora mu gikorwa cyo gusangira. Mu gihe cyo gusangira nibaza ko noneho twakwicarana, haba hari ikibazo ufite nshaka kubaza umunyamakuru cyangwa se nawe yawe ufite icyo ashaka kumubaza, tugakomeza tukaganira tuticaye gutya.
so murakoze tukomeze tubane kugeza muri iyo 18 umunsi wa launch w'iyi youth cup murakoze cyane murakoze